murahiye ndabwe ngo murahiye umuriro batwitse murahiye murashize haba bari mu bihugu byo hanze haba abagabo mubana n'abagabo haba abagore mubana n'abagore murahiye murashize dusengere impanuka nyinshi mu mujyi wa Kigali Imana ikoreye impanuka Imana ikoreye impanuka ku bamotari Imana ikoreye impanuka kuri izi bisi n'indi mpanuka igiye kuzabera hano uturuka kuri gare ya Nyanza uza Kicukiro nawe musenge Imana ikureho dufatanye gusenga Imana ikureho musenge Imana ikureho maso dusenge ikindi kandi abantu mwanze kumva hari umugani bajya baca ngo wanze kumvira seranye nagira ate haryara uyombera ijeri mushaka make twumve kuko igihe cyo kumva ni iki ngiki igihe cyo kumva ni iki igihe ni iki cyo kumva tugasobanukirwa tugakizwa niho bazaririra bakahekenyera amen nakire neza ijambo ry'Imana ariko mwaryumvise Imana tugirire neza amen nigeze mbabwira ngo hari umuntu ugiye gufungwa bazagirira naho yambikwa amapingu ngira ngo mwarabyumvisije urabyibuka se yego ndabyibuka byarabaye si ngombwa ngo mvuge uwo muntu si ngombwa ntabwo ari ngombwa kandi namwe benshi muramuzi Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare Siribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Siribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe turabaramukije kandi tubifurije kugubwa neza tubifurije umunezero utangwa n'Imana waba udukurikiye ubabaye cyangwa se uri mu bibazo bitandukanye ariko kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga hanyuma turi n'umugisha wo kongera kubana n'umukozi w'Imana uraho neza mutumishe Yesu nashimwe Yesu nahimbaza Imana amore habwa icyubahiro abantu bajya bamazanga ariko ura muntu kubera icyo atajya yishima kandi ari kuvuga iby'Imana bababwira iki kwishima ibintu nishimye nase bane ko bahora bishimye igihe kigera umuntu akishima n'igihe kigera umuntu akababara ntabwo ibyo byose umuntu ahora yishimye none nawe ugira igihe cyo guseka pe ntabwo ari cyane ariko ibyo bibaho urakoze cyane buri wese afite uko yahamagawe kandi Bibiliya iravuga ngo tuguma ko twahamagawe nibyo ariko buri muntu wese aguma uko yahamagawe urakoze cyane sohoza abakunzi bacu
ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. ongera ubiyibutse, hari abantu batazi amazina yawe bagenda baza bakubona ariko mu by'ukuri batazi amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Mugabe Eric, nkunda kuyavuga cyane, ndanabikunda kuko buriyo umuntu yivuga agiye kuvuga ijambo ry'Imana, Imana nayo irandika, Imana igira ahantu yandika amazina. Yego. Hari abantu bakunda kumbaza ngo ariko Mugabe Eric ni umugabo, ni umusore, ngo ntabwo ujya ubibasobanurira, kandi icyo kibazo bakunze kukimbaza kenshi. Kuki se batabimbaza? Bajya bampamagara babimbaza. Bajya bampamagara babimbaza. Mbonye ikintu kigusekeje none se niko babaza njyewe, baba bazi ko hari yenda tuziranye kandi naho utuye ntahazi, nuko nzamubwira azabasubiriza kuri kamera mu icy'ingenzi bashaka ni ukumenya ko ndi umugabo nubatse cyangwa ntubatse. Bakarambaza se ni pasiteri, ni umuvuga, bimeze bite? Tanga umucyo kuri icyo kintu. Kuri icyo kintu abenshi tuzi ko umupasiteri ari uwimitswe. Yego. N'abantu. Ariko nanone abenshi bakamenya ko pasiteri ubundi ari ubutumwa n'Imana. Abandi bakavuga ko pasiteri ari uwimitswe n'abana b'abantu cyangwa bakamusengera bakavuga ko yimitswe. Abandi bakavuga ko pasiteri ari umuhanuzi, ari we pasiteri umuhanuzi, Imana yatumye ari we mupasiteri. Si uko nanjye batabinyita, banyita pasiteri, banyita pasiteri, niko banyita, ariko ntabwo nimitswe n'abana b'abantu. Aho ngira ngo murahasobanukira. Ikindi kijyanye no kubaka, niko bakwita, ariko ntabwo wimitswe n'abana b'abantu. Oya. Uvuze ngo banyita pasiteri, niko bampamagara. Mpamagaye pasiteri Nsengera. Yego. Nsengera, none se niyo umuntu anyise pasiteri nabihakana se? Ntabwo wabihakana. Ntabwo nabihakana. Kandi niba ntumwa n'Imana nyine ngomba kuba ndi pasiteri kumbwiriza ubutumwa bwiza. Nibyo. Ikindi ngo kumenya ko nubatse, barashaka kundangira umugore se? Barashaka kumenya Eric ni umusore cyangwa ni umugabo? Njyewe ntabwo nubatse, nta rugo mfite. Ni umusore. Yego, nta rugo mfite. Yego. Ubwo rero abakunzi bacu bakunda kumbaza icyo kintu baciye mu gikari babyumve, Eric nta mugore afite. Yenda bashobora kubyumva bakagira ngo ari no ku isoko, ntari no ku isoko. Yego. Impamvu nkivuze mutacyumisha kivuga ariko nuko ngiye kimwe, yarambwira ati sindi no ku isoko. Ntabwo ndiho. Cyangwa ufite iyerekwa ritambutse. Ntabwo isoko ndiriho se narishaka. Ntabwo nigurisha, ntabwo nicuruza. Reka ngusaba usenga Imana mbere yo gutangira iki kiganiro. Yego. Imana nirinkiraho nzarya ariko ntaryo ndiho. Yego. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, ndagushimye ndaguhimbaje. Ushimiye ko abanye natwe mu minsi yose duherereje nyuma, waraturinze waraturengeye, waturinze byinshi byagombaga kudutwara ubuzima n'ubugingo, ariko uraturinda uraturengera. Aka kanya twaba turi imbere duhumeka umwuka w'abazima, izina ryanyu rihabwe icyubahiro. Urakoze Mana nziza kuko ugiye kubana natwe muri aka kanya. Urakoze kuko ugiye kutugira neza tukakugiraho umugisha. Ngaho abana natwe kandi dushyigikire. Turasenze kandi turizeye ko bikoze mu izina ryawe Yesu. Amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Reka tukwakire. Turakwakire kugira ngo utugezeho icy'Imana yagutumye. Murakoze cyane. Reka tubanze turebe muri Matayo
yego. ibice 24 umurongo wa 42. Dusomera mu izina rya Yesu. Matayo 24 umurongo wa 42. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ngo nuko ngo mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Umunsi umwami wanyu azazaho. Imana itugirire neza. Amen. Ni byiza ko dukwiye kuba maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Ni byiza ko dukwiye guhora twiyejeje. Yego. Kuko tutazi umunsi n'igihe. Uyu murongo nyabukije umuntu biri iwacu Rwamagana yari umwarabu. Yigeze kujya kwiba, noneho yaciye hejuru mu ibati, urara abahanga mu kwiba. Aca hejuru mu ibati arahanuka, ageze ngo arakandagira kuri parafo, arahanuka aragenda ngo hejuru umugore n'umugabo baryamye nijoro. Mu kwidefanda avuze icyo ababwira, aravuga ati nababwiye ko nzaza mbatunguye. Aho yigize marayika, yigize Yesu. Ati nababwiye ko nzaza mbatunguye. Bariruka bati turaje Yesu, aturaje. Yoga niyo nkibutse ndaseka. Noneho natwe dukwiye kuba maso, tugahora twiteguye ko tutazi umunsi n'isaha. Ariko ibi mubimenye. Yego, ngo ariko ibi mubimenye. Iyaba nyir'urugo yamenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso. Iyaba nyir'urugo yamenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso. Ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Urumva ko ureba aciye mu bati ntabwo yacukuye. Ageze ngo akandagira nabi, aramanuka no ku gitanda cy'umugore n'umugateba. Ati nabwiye ko nzaza mbatunguye. Umugore ati se ko nari naraye ntambaye, ati nuko nyine. Nuko. Yebeka ntabwo byoroshye, komeza dusenge. Mbese ninde mugaragu, turebe, oya nari ntarutse 44. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Ngo nuko namwe, subiramo inyuma. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Mana tugire neza cyane. Mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo? Uwo mugaragu arahirwa. Shebuja naza azasanga abikora. Mana ishimwe. Yesu shimwe. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. Imana ishimwe cyane. Ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be, no gusangira n'abasinzi, shebuja w'uwo mugaragu azaza. Ihangane gatoya. Yego. Uvuze ko hari abapasiteri, hari abashumba, basangira n'abandi inzoga. Barahari. Erega amadini iki gihe yabaye bizinesi. Umuntu akagenda akanywa inzoga,
cyumweru mu materaniro akaza akavuga ati kunywa inzoga ni icyaha kandi we yarayenyweye. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Imana iturengere. Abantu turimo turaryarya Imana, nuko niko duhagaze muri iyi minsi. Turimo turayiryarya, turayibeshyera, turavuga itavuze. uzi guhura n'umuhanuzi muri iki gihe ushonje. Ni danje. Umuhanuzi muri iki gihe ushonje murahura yakubonaho agafaranga bati ndaguhanurira yanka tu. Nibyo birimbuye abantu. Nibyo birimbuye abantu muri iyi minsi ya none. Imana mari turengere. Imana nidutaba. Duhagarareho, Imana itweze, Imana idutunganye. Guhura n'umuhanuzi akaguhanurira mu nzara. Uzi umuhanuzi uhanurira mu nzara ashonje, arakubwira iby'Imana yamutumye, akarenzaho n'ibye kugira ngo arebe ko ari icyo umuha. Iyo ariko buraduha bikampanurira nkabimenya, ntabwo ndekera aho ngaho iby'Imana byumvishije birenzaho ibyaho bakira ngure fanta bigenda. Nuko ariko umugaragu mubi yibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Shebuja n'uwo mugaragu azaza, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje, n'igihe atazi, amucemo kabiri, amuhanane n'indyarya. niho bazaririra bakahahekenyera. Amen. Nakira neza ijambo ry'Imana. Ariko mwaryumvise. Imana itugirire neza. Amen. Nigeze mbabwira ngo hari umuntu ugiye gufungwa, azagira naho yambikwa amapingu, ngira ngo mwarabyumvisije. Urabyibuka se? Yego ndabyibuka. Byarabaye. Si ngombwa ngo mvuge uwo muntu, si ngombwa, ntabwo ari ngombwa, kandi namwe benshi muramuzi. Harabaye rwose muri Kagugu, muri Gisozi ahari Kagugu. Muri Kagugu. Niko bimeze. Niko bimeze. Byarabaye. Ikindi message nshaka kuba rero, message iteye gutya. Imana yanyeretse urusengero nigeze njyamo ngiye gusenga, ndagiye nasanga abantu barimo bose ni abasinzi, ni abasambanyi, abenshi ni abarozi. Uragiyemo gusenga mu buryo bw'umwuka cyangwa uburyo busanzwe bw'umubiri? Uburyo busanzwe bw'umubiri. Yego. Ukubona ntusigaye mfite Imana yampaye umwuka wo kunagenzura. Kugenzura insengero. Ubu nsigaye ngenda nkajya mu masengesho ahantu mu nsengero, nagerayo nkareba. Umwuka ariyongere, ntabwo ari undi mwana twari dusanzwe tuzi. Nsigaye ngera mu rusengero nkareba ari abadiyakoni, abo twita protokole, bose barimo. Ari abaroga barimo, ari abanzoga barimo, ari abasambaji barimo.
hari ababeshya barimo, ariko ugasanga pasiteri cyangwa umushumba ntiyihanisha abantu, ntababwira ibyo kwihana, ahubwo arababwira ibyiza gusa, musenge muture icyacumi, amashimwe mbese ni uko nguko abantu bameze. Ntabwo bashaka kubwiriza ubutumwa bwiza, ntibashaka kwihanisha abantu, ntabwo bakebura, babura abayoboke. Ni uko nguko bimeze mu nsengero. Nigeze ngeraho mu nsengero mbona abantu bose barimo mu buryo bw'umwuka, ndababona mbona ni abantu bakorana n'imyuka mibi, bakorana n'amadayimoni. Imana irambwira ngo igiye kubasukaho umuriro, kuko barabeshya Imana barayiryarya. nta cyiza na kimwe, habe nta cyiza na kimwe bariho bakora. Mbese insengero zabaye bizinesi, babigize bizinesi, ibintu by'Imana barimo barabivanga, ariko akaga karabagwiriye, ntabwo byoroshye, birakomeye. Hari insengero nyinshi rero zigiye guhagarikwa mu mujyi wa Kigali. Akoze ubu ziracyahari, njyewe rero njya mbona izisigaye ari insengero tuzi ko zitahagarara. Zizahagarara. Ubuse mvugize bahagaritse? Nyine zahagaritswe ari nyinshi zirenga 4,000. Oya vuba? Muri uku kwezi kwa kangahe? Ntabwo nari nabimenye bi. Ntabwo nari nabimenye. Hari n'izindi zigiye guhagarara. Kandi hari abo ubuyobozi buhagarika bakagira ngo bahagaritswe n'ubuyobozi. Rega Imana ikorera mu bayobozi. Kabatira urusengero ntiturushaka rukavaho, ariko burya n'Imana iba yabiteguye. Ntabwo ari ukubera abayobozi baba babyibwirije, ni Imana iba yababwiye ati hari ahantu muhagarike cyane. Mujya kumva n'abandi bayobozi bagiye gufungwa b'amatorero n'amadini, nabo barahari kandi baraje. Nuko niko bimeze. Birakomeye rero, birakomeye no gusenga Imana. Ndamunda kubabwira ngo nimusenge maze Imana mutise. Mugabe dusengana ni mu ntoki, Mugabe aravuga Imana, cyangwa se Pascal dusenga ni mu ntoki, aravuga Imana imurimo. Mbese muri ubwo buryo nibwo tugomba gusengamo, kugira ngo Imana idusobanurire se abantu tuba dusengana nabo ni bantu ki, se abantu tubana nabo ni bantu ki. Warajya wabana n'umutinganyi utabizi. Tabizi rwose. Tabizi ugasanga umutinganyi murabana, kugiye mu mwuka ukaba wabimenye. Ariko wajya mu mwuka ukaba wabimenye. Amadini n'amatorero, insengero, hari urusengero ni mu ndeba hari Kimironko, ni mu ndeba Kimironko hariya. Urwo rusengero byarwo birakomeye. Ubone mvuga Kimironko hari insengero nyinshi, ariko bisuzuma, abayobozi bisuzume b'izo nsengero, pasiteri bisuzume cyane kurutaho. Hanyuma ikindi, bisuzume rega, bihane baze imbere y'Imana, basaba Imana imbabazi. Amatorero n'amadini ni ibintu biruhije abantu, n'ibintu
ni ibintu abantu bareba baburiye iherezo ryabyo, barayobewe. Imana irarambiwe, irambiwe ibyo bintu Imana irabirambiwe. Niyo mpamvu igiye kubica. Imana igiye kubica, igiye guca ibyo bintu. N'ubu hari urusengero navuze hano mu mujyi wa Kigali rugiye gushya. Mana dutabare. Rugiye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Izo ni mesaje zanyu ndimo kubaha. Ikindi Imana yambwiye, ngo mbabwire ngo Kagugu hariya. Kagugu hari ahantu hagiye gushya. Imana yanyeretse inkongi y'umuriro i Kagugu, ko hari ahantu hagiye gushya. Muri Kagugu hano mu mujyi wa Kigali. Mana dutabare. Harimo hagiye gushya. Ibyo rero mu kubisengera bikavaho. Mube maso dusenge. Ikindi kandi abantu mwanze kumva, hari umugani bajya baca ngo wanze kumvira seranye nagira ate harya uyumvira ijeri. Mushaka make twumve, kuko igihe cyo kumva ni iki ngiki. Igihe cyo kumva ni iki, igihe ni iki cyo kumva, tugasobanukirwa, tugakizwa. Tugomba gukizwa ku gato no ku kanini, tugakizwa. Mureke rero dukizwe. Kandi musenge. Kandi izi nsengero nyinshi zirimo abatinganyi, izi nsengero nyinshi zirimo abantu bitwikiriye Imana, bavuga ko bakora Imana kandi badakorera Imana. Imana irarambiwe agasuzuguro. Imana irarambiwe, Imana y'amahoro yacu irarambiwe. Mana turengere. Imana irarambiwe. Musenge, mumfashe dusengere impanuka. Dusengere impanuka nyinshi mu mujyi wa Kigali. Imana ikoreye impanuka. Ku bamotari, Imana ikoreye impanuka kuri izi bisi. N'indi mpanuka igiye kuzabera hano uturuka kuri gare ya Nyanza uza Kicukiro. Nawe musenge Imana yikureho. Dufatanye gusenga Imana yikureho. Musenge Imana ibikureho. Yego, murakoze rero. Mesaje zanyu ndumva zari izo ngizo. Indi mesaje numva natanga yihutirwa, ni abantu barimo babana bahuje ibitsina. Abo murahiye pe, murahiye, ndabwiye ngo murahiye.
umuriro batwitse murahiye murashize, haba bari mu bihugu byo hanze, haba abagabo mubana n'abagabo, haba abagore mubana n'abagore, murahiye murashize. Amadini n'amatorero, insengero, nk'ubu hari urusengero ndimo ndeba hariya Kimironko, ndimo ndeba mu Kimironko hariya, urwo rusengero byarwo birakomeye, ubu nimvuga Kimironko hari insengero nyinshi, ariko bisuzuma, abayobozi bisuzume b'izo nsengero, abapasiteri bisuzume cyane kurutaho. Hanyuma ikindi bisuzumiraga bihane baze imbere y'Imana, basaba Imana imbabazi. Amatorero n'amadini ni ibintu biruhije abantu, ni ibintu abantu bareba baburiye iherezo ryabyo, barayobewe. Imana irarambiwe ibyo bintu Imana irabirambiwe, niyo mpamvu igiye kubica. Imana igiye kubica ibyo bintu. N'ubu hari urusengero navuze ruri hano mu mujyi wa Kigali rugiye gushya. Imana idutabare. Rugiye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Izo ni mesaje zanyu ndimo kubaha. Ikindi Imana yambwiye, ngo mbabwire ngo Kagugu hariya. Kagugu hari ahantu hagiye gushya. Imana yanyeretse inkongi y'umuriro i Kagugu, ko hari ahantu hagiye gushya. Muri Kagugu hano mu mujyi wa Kigali. Imana idutabare. Harimo hagiye gushya. Ibyo rero ni ukubisengera bikavaho. Niba ushaka gukizwa ukabivamo, mpamagara kuri nimero tugusengera Imana ubivemo. Wature tugusengera Imana ubivemo. Niba ushaka gukizwa ukabona ijuru, reka ibyo bintu bivemo. Fata nimero umpamagare tugusengera Imana. Waba uri umugore ubana n'umugore, waba uri umukobwa ubana n'umukobwa, waba uri umugabo ubana n'umugabo muhuje ibitsina, fata nimero umpamagare tugusengera Imana ubireke. Gitambutse ni 0788 96 97 41 0788 96 97 41. Mpamagara kuri nimero. Urakoze cyane. Karibu n'isengesho. Mana nziza, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, ndagushimira ndaguhimbaje ko wabanye natwe. Ariko Kristo ndagira ngo ukore ku mitima y'aba bantu babana bahuje ibitsina, mu izina rya Yesu. Batera imbaraga, batera umwete, Mwami wo kugira ngo baze imbere yawe, bihanire imbere yawe, kandi ikiruta byose Kristo bihanire kureka. Ndasenze kandi ndizeye ko ugiye kubikora mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.